umunyamabanga mushya wa federation navuga w'agateganyo n'abandi bakorana nabo bemera gutanga miliyoni n'igice. Yego ubwo navuga na ba Desire havuga no uhagarara umupira w'abagore uyu mu mama Gicanda bari kumwe se we bari kumwe kuva yagenda. Nibyo mvuga nyine bo bateranyije nabo baravuga ati natwe turakora ebyiri n'igice zacu zizunganira ebyiri n'igice za Fabrice zibeshana kuko nyine nta kuntu nyine wavuga ngo nsoya amafaranga federation ngo ngiye gutera ikipe ngo yagahimbaza musi amafaranga federation nyine wa justify gute se wabisobanura gute. Niyo mpamvu babikoze nka motivation nk'ubuyobozi kugira ngo nabandi babonereho. President wa Rayon Sport rero kwerekeza muri Nairobi cyangwa se muri Kenya harimo ibintu bibiri bikomeye. One yarabivuze neza Samir nibatsinda baraba bemerewe kujya muri Champions League noneho mu matsinda kuko murabizi ko babanza gukina mu marejo cyangwa se mu turere barimo noneho hakaboneka equipe. Ubundi kafu yateganyaga ko bazatanga amakipe abiri y'abagore nyuma baza kubihindura baravuga ngo bazatanga imwe muri aka karere turimo ka Sekafu. Ariko igikomeye cyane noneho abariyo mugomba gusengera aba bakobwa baramutse batsinze kuri finale Rayon Sport irahabwa ibihumbi 250 by'amadolari byo kujya mu matsinda cyangwa ni 250 by'amadolari kwegukana igikombe ni 150 igikombe cya Sekafa bakabahereza n'ijana ryo kujya kwitegura ubwo na 250 y'idolari bagubihumbi 250 by'amadolari ugakuba n'idolari wenda kujya 450 aba bakobwa bafite ubushobozi bumanura miliyoni 362 z'amanyarwanda ashobora kubatunga nk'imyaka 2 arimo. Ntabwo ari abakobwa gusa n'abasaza babo bahita baboneraho. Oya naga icyo nkemera none se basaza babo ntibabafasha cyetse babagurije uzi ikintu giye bantekereza naberega bahembwa abasaza babo ubungu none se ubaharabo n'injiza uretse nkwereke impamvu nabyemera niba abana b'abakobwa bajya guhaguruka mbere bari muri struggles zuko bamaze igihe badahembwa bakisabira bati basi mwana duhaye umushahara umwe bo akababwira bati turababonera akanoza ngendo k'amadolari 100. Impamvu je nyine ntari kubyemera nuko ku munsi w'ejo hari umuvandimwe twanafashe umwanya munini turabiganira ambwira ngo ho yango nimo kavuganira abakobwa ngo nta kintu ngo binjiza ndamubwira nowe equipe mwayishinze kuko umuswa ari ikintu igomba kubafasha mufata abana bose abandi nago bakina nago na sport yasoka nago no mugomba kubafata ngo mubatunge bari gustrugglinga. Impamvu rero gihe nari mbivuze ahubwo ntekereza ko noneho byaba bigabanyirije ya FC men umutwaro w'ibyo uvuga ngo bavunguraho bakajya kubaha hakabaho konti y'abakobwa kuryo nibura bashobora kumara nk'imyaka 2 cyangwa 3 bavuga bati equipe ibyayo byagiye kubaha. Erega no mu itsinda harimo irindi ry'itanu kubo hakane mu itsinda ni ry'itanu amadolari baryinjiyemo bari nicyo abakobwa basaba uwa gatatu ni 200 bavuga ko bakagize budget yabo itandukanye na budget y'abahungu yego n'umuryango umwe ariko ntabwo nyine kubivanga bingibi bituma wenda nk'ikipe y'abakobwa ititabwaho bihagije. Ese mu minsi ishize ko bavugaga ko umufatanyabikorwa mukuru bashyizeho account y'abakobwa bafite na budget y'abakobwa byaje kuvaho ntabwo birafata neza ntabwo birakunda neza ko bagira budget yabo bimeze nk'ibirugaje bavugaga baracyakoresha n'ubundi amafaranga abavanga y'abahungu asagutse ku bahungu niyo baba Rayon Sport ivuze ngo payroll ni miliyoni 48 abarimo n'abakobwa urumva rero ntabwo birafata umurongo neza ku buryo abantu bakobwa nyine bagira uburyo bwo kujya bakora ibintu byabo ku ruhande. None se ko nibuka madame wa boss wari uhari w'uruganda yari yarafashe uruhande aravuga ati gihe abakobwa mu bame byabo tugomba kubimenya. Ibyo ndashaka kuza kubishakira amakuru no kuzabishakira birahindagurika ku bibuga turabizi ko match z'abagore nta mafaranga yinjira ariko barishyuza babona make y'amazi ariko ariya nyine ntiyahemba nta kintu gikomeye arega byose nire yibikoreye iyicuruje bayireba iyicuruje nese no gibona match ya Simba na Yanga ko yinjiza kuzuza nje nashyigikira igitekerezo kimeze gutya. Hari n'ikintu FIFA yatangije cyiza cy'uko umupira w'abagore ugomba nawo gushyirwamo imbaraga banongera n'ibihembo babaha mu gikombe cy'isi. Ejo bundi Grace Gayero ava mu ikipe ya Paris Saint-Germain ajya muri London London Ladies yaguzwe miliyoni 1 n'igice y'amapaundi ubundi imbere n'ibyabagaho ku bagore. Twemere ko hari urugendo bisaba kugira ngo umupira w'abagore utere imbere kuko ari igihe kinini wasigaye inyuma kandi ibyo ntabwo ari ibintu byapfuye kwikora gusa
harimo nyine impamvu nyinshi zituma umupira w'abagabo waratembera kurusha w'abagore. So niba rero tuzi ko bisaba kwihangana, bigasaba n'urugendo, bigasaba n'ubukangurambaga no gusaba abafatanyabikorwa kugira ngo bemere gushora mu bagore, cyane ko no mu bagabo tutarabona aba sector privé itinyuka kuza no muri no muri football y'abagabizi naho aracyari n'amakipe afite amakipe y'abagore si menshi, yego, kandi ay'abagabo bose baba bayarwanira cyane. Icyo gukora rero ni iki? Icyo bisaba ngo bihanganirwe. Mvuga kwihanganirwa, mvuga si ukuvuga ngo ni ukubagirira impuhwe, kugira ngo bitere imbere igihe bizafata. Nibaye bafatanya na basaza babo, ahubwo ntabe kuvuga ngo twahembye Rayon Sport y'abagabo twimiye abagore, cyane kwidahenda. Niba bahaye salary tuvuge wenda y'ibihumbi 150, bwana Tade kubitinze ibipfunsi homora inkingi wa mugani ubashakira iryo ryitana uri muhe no mukobwa nkuko arishakiye n'umugabo wangayikishwe no kuba utayabonye. Abagore bahita bajya kuri miliyoni, ibyo nabangiye kubeshya rwose, sinshaka kuvuga ibintu nzi ko bidashoboka. Iyo abagabo biragoye kubwira Tade rero ngo afate niyo abagore nayashyiraho payroll ihenze byamugora, ariko bicyo babashije kumwemerera please bijyanirane. Ariko hari ikintu kimwe ngiye mbona Rayon Sport ikwiye no gukora, ibi bintu nakomeje kugenda bivuga mvuga ni amakipe yo mu Rwanda ararangaye kandi mu bagore harimo amafaranga. Rayon Sport ishobora kubishyiramo imbaraga ikavuga ngo tugiye kubaka ikipe y'abagore izajya iduha miliyoni 500 z'amanyarwanda buri mwaka biciye mu matsinda ya CAF Champions League y'abagore. Kandi reka dufate nk'urugero JKT ni ikipe ya gisirikare yo muri Tanzania, baravuga ati mu bagabo Simba na Yanga ziraturyamira nazamu ntitwazirushye, ariko bakoze ikipe y'abagore ihora itsinda Simba Queens igatsinda Yanga Princess buri munsi ivuye mu matsinda rega. JKT ivuye mu matsinda kandi yubatswe nta n'imyaka 3 ishize, yubatse ikipe ashyiramo imbaraga, gura abakinnyi bakomeye, arazitsinda akajya mu matsinda akabona ayo mafaranga. Bati okay, ikipe y'abagabo igina amaruka no mu cyiciro cya kabiri, ati nta kibazo ntitwazishobora, ariko iri zina rigumemo. Nese TP Mazembe itwaye Champions League umwaka ushize, simaze imyaka 10 ibayeho yaraje itwara Champions League. TP Mazembe itayinjira mu rutonde rw'amakipe atarenze 6 ku isi yatwaye Champions League y'abagabo n'abagore. Ubwo yaba ari Mamelodi Sundowns, TP Mazembe, Barcelona, Korokoro yo muri Shiri, ndumva ari amakipe 6 yonyine yatwaye Champions League ku migabane yabo mu bagabo ndetse no mu bagore. Nka Rayon Sport ishobora kubishyiramo imbaraga bati tugiye kubaka ikipe ikomeye, buri gihe miliyoni 300 zikaza zimanuka i Kigali buri munsi wagiye mu matsinda. Yo ni ikipe ya Rayon Sport y'abagore ngeze ku mukino wa nyuma. Genda tutavuze kano kantu. Abantu baravuga bati ubwo rugiye gusoza ku mukino wa nyuma Rayon Sport ifite. Yego, izakina ku munsi w'ejo. Bazakina ejo kwa kabiri se, bazakina ku munsi w'ejo. Icyo nashaka kongeraho, baravuga bati iyi kipe abanyarwanda ko batangiye kuyibona ari ukiri gutsinda mbere tutari twamenye ibyo ari byo. Bakavuga bati hari ubwo abantu bafatirana ibintu bigeze haryoshye akaba ariko babivuga. Ubwo ndabijyanana n'uyu mukobwa witwa Uwase Magnifique, nakabaye navuga ni uyu mukobwa ibye bikeneye gusobanuka. Bavuga ngo uyu mukobwa Magnifique yasinyiye ikipe ya Simba Queens, itangaza ko yamusinyishije transfer yakurgira rangira bamuvana mu ndahangarwa. Ariko Magnifique akaba yarakiniraga indahangarwa ariko nakinira ikipe ya APR Athletic Club. Umukobwa ari gogatura mu Athletic. Noneho aravuga ati rero ibyanjye byarangiye n'indahangarwa birarangira. Simba iramubwira iti fata ibyawe byose uzutangire imyitozo utangire gukina ikipe ya Simba. Ariko APR bimenye, APR ya Athletics ifatira passport ye. Iramubwira iti uracyafite amasezerano y'umwaka umwe hano muri APR. Nawe arababwira ati rero reka ngure uwo mwaka w'amasezerano ngiye nigire muri Simba. APR kavuga iti ntabwo twe twavugana nawe, turategereza Simba izituvugishe nk'ikipe ije kukugura muri APR. Simba kavuga iti nk'ikipe y'umupira w'amaguru ntabwo twavugana n'ikipe ya atletisme, twaba turi kubivanga. Tuguze umukinnyi w'umupira w'amaguru ntabwo twaje kuvugana n'ikipe ya atletisme. Indangarwa twararangije ririzi leta warayizanye byararangiye. Uyu mwana arababwira ati ku mafaranga bazama kubera ko bamuhemba 100,000 muri APR, muri Simba bazajya bamuhemba $5 cy'idolari, miliyoni hafi 2. Avuye ku 100,000 aravuga ati niyo nafata byibura umushahara wanjye wa mbere ntawubaha ntibyaba biguze ayo masezerano y'umwaka umwe nsigaje, aho kugira ngo twemeze kugorana Simba izamo namwe muzamo kandi baba batabyumva. Mu by'ukuri uyu mukobwa witwa Magnifique ibye reka tugerageze kuba realistic, tutabyumva n'amarangamutima menshi bigatuma wenda hari uruhande rubirenganiramo nta kubogama. Yego, umwana hari amasezerano afitanye na APR ya atletisme yanditse arahari.
nawe arabyemera ko ahari kuko n'umukinnyi wabo igihe kirekire mu ndahangara. Simba imushaka nk'umukinnyi w'umupira. Yego. Ikibazo rero kugikemura urumva ko APR Atletisme iyo ku ruhande rwayo iritekereza nk'iri kubona umukinnyi usiganwa ku maguru nk'umwatlete. Yego. Ntabwo iri kwitekereza nk'ikipe y'umupira w'amaguru. Tubanze twumva uruhande rwayo. Yego. Ariko twese turi kumva amafaranga 2,000 by'amadolari ku kwezi nk'umushahara, icyo bivuze ku mwana w'umukobwa muto w'umunyarwandakazi. Nawe icyo gihe rero hazamo icyo bitano no gukoresha common sense, inyurabwenge. Icyo mwima n'icyo yabona ikiruta byose ku nyungu ze, iz'umuryango, iz'igihugu niki. Iyo APR ya Atletisme niyumvikane uyu mwana afashijwe n'umuryango we, bumvikane bavuge bati iyi kipe yumvikanye n'indahangarwa. Mwe muri kipe ya Atletisme ntibari buze kuza kuvugana namwe tubiziranyeho, nimudufashe muri ubu